Shalom shalom mwaramutse igitondo cyiza ndabashuje aho muri hose. Yesu nashimwe cyane. Ndifuza kuganira namwe muri iki gitondo ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere ibice 23 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ati witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeraniye imbere y'Uwiteka. Maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza muri iki gitondo kuri Imana yacu kandi uri Imana idukunda. Igitondo turamamaza ineza yawe no kugira neza kwawe mwami. Uwiteka iri jambo rihindura imibereho yacu kandi rihindura ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti zanjye muri iki gitondo ndashaka kuganira nawe muri iki gitondo ngo humura ukuboko kwa Sawuli nikuzagushyikira. Haleluya. Ukuboko kwa Sawuli ntago kuzagushyikira. Muri iki gitondo iya ni amagambo Yonatani umuhungu wa Sawuli yaje gukomereshereza Dawidi yarahunze Sawuli. Araza aramubwira ati witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe kandi data Sawuli nawe arabizi. Ndababwiza ukuri, Sawuli yarwanyaga Dawidi azi ko azamusimbura, azi ko azaba umwami. Ndetse n'umwana we Yonatani yari abizi yuko azaba uwa kabiri ku ngoma ya Dawidi. Nuko Yonatani aza gukomeza Dawidi. Aramubwira ati witinya ukuboko kwa data Sawuli ntago kuzagushyikira. Muri iki gitondo nshuti yanjye wowe unyumva, Uwiteka Imana ya Isirayeli irakubwira muri iki gitondo, Imana yaguhamagaye, Imana igukunda ngo ukuboko kwa Sawuli ntikuzigera kugushyikira, ukuboko kwa Satani ntikuzigera kugushyikira, ukuboko kw'abarozi ntikuzigera kugushyikira, ukuboko kw'abaguhiga ntikuzakugeraho. Imbaraga zose bakoresha zose ntizizigera zigera ku bugingo bwawe, ntizizagera ku muryango wawe, ntizizagera ku bana bawe, ntizizagera ku rubyaro rwawe, ntizizagera ku kintu cyose ugerageje gukora, kuko Uwiteka Imana ahagurukiye kugutabara n'imbaraga nyinshi ku buzima bwawe. Imana ya Isirayeli ihagurukirije Yonatani ubuzima bwawe. Yonatani azanywe no kukubwira ngo komera, ukuboko kwa Satani ntikuzakugeraho. Imana ya Isirayeli ihagurukije marayika wayo mu rugendo urimo, ihagurukije abamarayika b'intambara muri iyo ntambara urimo kurwana. Iki gitondo ndashaka kuguhumuriza ngo humura, ukuboko kwa Sawuli ntikuzakugeraho. Ibyo ategura byose ntibizasohora. Umugambi wa Satani ku buzima bwawe ntuzigera usohora. Iki gitondo wakira imbabazi z'Imana, iki gitondo wakira ubutabazi, iki gitondo wakirire gutabarwa n'Imana. Imana iguhagurukiriza abantu muri iyo ntambara uhagazemo, baguhumuriza, bakubwira ko Imana igukunda, bakubwira yuko bahagararanye nawe. Imana ihagurutse abagore, abagabo badasanzwe, abantu bagukomeza, abantu bagushyigikira, abantu bakubwira amagambo y'ihumure, abantu bakubwira ko bagukunda, abantu bakubwira ko bagushyigikiye, abantu bakubwira ko bagufiteho umugambi mwiza. Uwiteka yantumye ngo nkubwire ngo humura, ukuboko kwa Sawuli ntikuzashyikira ubuzima bwawe. Ibyo Satani atekereza, abakorana nabo bari bo bose, ukuboko kwe ntikuzagera ku byawe. Akiri ihumure muri iki gitondo, akiri ihumure. Erega Satani nawe arabizi icyo uzaba cyo nicyo arimo kurwanya. Uburemere bw'intambara ufite n'ibigeragezo bikugose ni amavuta Imana yagusigiye, nicyo uzaba cyo. Imana yemera kuca mu ntambara, Imana iragutoza, Imana yemera kubabara, kubera yuko na Sawuli yarazi neza yuko Dawidi azaba umwami. Erega uko bizagenda kose ntago Satani azanisha ku buzima bwawe. Erega uko bizagenda kose icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Muri iki gitondo rero nshuti yanjye wowe unyumva, hari ukuboko kw'Imana kugiye kuremerera ukuboko kwa Sawuli ku buzima bwawe. Hari ukuboko kw'Imana kugiye kuremerera imbaraga zose zahagurukiye ubuzima bwawe. Hari ukuboko kw'Imana kuremerera abaguhiga n'abagushaka. Ntikuzigera gusohora. Amaboko ya Sawuli ntazigera gushyikira.
ukuboko kwa Sawuli ntikuzagusingira. Akira ubutsinzi, akira ubutabazi bwihuse. Imana ihagurutse ba Yonatani aho uhagaze udafite igisubizo, baze baguhumurize, baze bakubwire ko muhagararanye, baze bakubwire ko bagukunda, baze bakubwire yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Uwiteka guhagurukirize abahanuzi simvuga baguhanurira gusa, ndavuga abantu bagiye kugufasha kurwana iyi ntambara, kandi bakubwira igitekerezo cy'Imana, kandi bakubwira amagambo meza, kandi bagukunda. Uwiteka kugirire neza, umunsi mwiza, Uwiteka abane nawe. Reka dusenge. Mana nziza, turagushimiye muri iki gitondo yuko ukuboko kwa Satani kutazatugeraho, aho dutuye, aho dukorera, aho twavutse, aho twashatse, igihugu dutuyemo. Ukuboko kwa Satani ntikuzigera gusingira igihugu cyacu, imiryango yacu, imibereho yacu, abacu n'ibyacu, kuko turashinganye. Urakoze Mwana. Buri muntu wese unyumva, Uwiteka umuhe ihumure mu ntambara ahagazemo, kandi yakira intsinzi muri iki gitondo. Amen.